ihohoterwa rishingiye ku gitsina abikorewe na bro wiwe umuhungu wabo w'imfura. Hi guys, how are you doing? Niza kumwe meze neza, Imana ibarinze. So niko babwira ibintu nakoze mwese munaza nize ko mutandakariye. Nafashe story ndazischeduling, amaze kuzischeduling go 2028 sinabibona. Kino cyumweru cyose nkanyagenda nkajya mu kazi saa 12 zagera nkabona nka notification za YouTube, then singeho nyine ngonge kureba kuko ko nari maze iminsi ndi busy cyane ndazi ndavuga nzaba mbire. Then ejo ndavuga kangiye se YouTube yagiye meze gute kwa ko ndi bumaze nyine iminsi yo ndavuga uyu munsi kangiye kureba. Ngiye nsanga nta video nimwe yagiye ndavuga video nimwe gute se gute niyo kusangana na scheduling mu kwa gatatu amatariki nkaya ngaya 2028. Story gusa murazitegereza umwaka uta cyangwa turazitongera. Nongeye cyo nkora edit nongeye ntangira kwa mbere so zose nagomba gutanga this week they will be going on point. So guys, you're welcome. Mwese mane nyine banjingi kugira ndababwira inkuru. Niba muri kumva amajwi hano hanze rukwera umuhungu wanjye kureba itente muraza kwihangana. Ndaza sinzi kunza bigenda ndashaka kunzanya nkora ku byo mutazabyumvikane. Yeah. So guys, story mfite rero uyu munsi teye ubwoba vraiment. Iyi nkuru nteye ubwoba yanshinga umutima nababaye. And mwese mwegereye hino tuganire. Ngiye nararize ino nkuru narayumvishe ndarira byo kurira ntago actually I don't know. So story time iyo munsi wese gutya ngo ati ngiye Debbie navutse ndi umukobwa umwe yavutse n'abakobwa batatu mu bahungu bageze mu bahungu 7 kuko bavutse ari abana 10 muri famille yiwabo. Bamaze kuvuka ari abana 10 ikintu cyose kiba muri 94 nange ibintu byawe murabizi. Basista babiri bandi barapfuye nabasaza bamwe na bamwe baricwa basigara ari abana 5. Ariko bagira amahirwe papa wabo na mama wabo bararokoka ubu nta numwe wigeze upfa. Yambwiye ati rero Debbie ikibazo mfite kimeze gutya na ndi umumama utakiba no mu Rwanda. Yambwiye ati aba muri Europe asigaye aba hanze atariko arashaka abantu bamugira inama n'ababyeyi bakaba careful kubera ko ibintu byamubayeho hari iwabo ariko mama we na papa wiwe abikorerwa n'umuvandimwe wiwe ku buryo na n'ubu byanze kubikira byaramunaniye. But yes, angati rero mbere ya genocide yabaye mu Rwanda mu kigo yavutse muri 1986. Amaze kuvuka muri 1986 muri 1991 urumva yari umwana w'imyaka 5 niho yatangiye kujya afatwa ku ngufu cyangwa akorerwa akorerwa nyine ihohoterwa rishingiye ku gitsina abikorewe na bro wiwe umuhungu wabo w'imfura. Umuhungu wawe w'imfura rero yatangiye kujya amufata ku ngufu ngo byatangiye azakamukoraho like bisanzwe yarangiza nyine nyuma azatangira kugira ute nyine kubikuza intoki then his thing until 1994 rero ho baje bahungira mu gihugu cy'i Burundi ari naho yaje ajya kuba mu gihugu cyo hanze. Muri 1994 rero baje guhunga bageze i Burundi yari umwana nyine umaze igihe kinini afatwa ku ngufu ari kumwe n'uwo musaza we n'undi amufataga ku ngufu n'ibiki byose na mama we na papa we bose bari barahungiye mu gihugu cy'i Burundi. Abandi basigaye ni nabo bapfuye nyine basigaye inyuma ni nabo bapfuye abandi bo nyine bo barajyanye. Bagezeyo rero umusaza we yaje kugira ute yaje gushaka umugore nyine ashaka bagezeyo muri 1995 imbere yaje gushaka umugore yego aza gushaka umugore w'umurundi kazi nyine biba ngombwa ko urumva ntabwo ari umwana mukuru yatangiye gufatwa ku ngufu ari umwana w'imyaka 5 1995 nabwo yari umwana muto utaruzo n'imyaka 10. Urumva aza kujya kubana na berceri wenyine kwa musaza wiwe mama wabo nyine umva bari abakene byari ibintu nyine bitagize atangira kuhaba. Mu kuhaba rero batangira nyine bro wiwe akava mu cyumba cyiwe akaza mu cyumba cya mushiki wiwe n'abantu bavukana ku babyeyi bombi. Bro akaza akamumolesting akamufata ku ngufu bakaryamana umugabo akarangiza akagenda. Aba muri ubwo buzima yavuga akamuga ati ngiye ibintu simbikunda umwana w'imyaka 9 birambabaza bikiri biki. Bro
umugabo akamubwira ati mutabishaka uzafite inzu ruvi hano, ariko nanone ntiyari kuhava ko ngo iwabo baratuye kure, we yabaga i Bujumbura abana nyine na bro wiwe kugira ngo amufashe mu kwiga bye n'ibiki byose. Nyine aba muri ubwo buzima bwo gufatwa ku ngufu. Ageze imyaka 12 Bercel we yaje kubyara umwana wabo w'imfira w'umukobwa. Abyaye umwana wabo w'imfira w'umukobwa aragenda yegera Bercel aramubwira ati ndashaka icyo nshaka kukubwira kuko ndarambiwe. Urumva? Ndarambiwe abana twigana barabambwira ukuntu I smell bad, mba mpumura nabi, ntago meze neza muri njyewe, so nje kukikubwira nka Bercel wanjye nurakarunyirukane kuko nubundi ntacyo mfite ndamira, sinkikunda, nanga ubuzima bwanjye, ntago ndi umuntu nyine ukikunda. Arambwira umugabo wawe ariwe musaza wanjye amfata ku ngufu aza kuryamana nanjye, yari umwana w'imyaka 10 n'ingaho ubwo ngugo 12 cyangwa 13, aza kuryamana nanjye gutya na gutya na gutya na gutya na gutya, amubwira ibintu byose. Bercel aratwikara aramubwira ati ntago nari mbizi, ntago nari nzi ko ibi bintu byaba mu muryango wanjye. Ikirungo cyabaye Bercel yaramubwira ati okay, ntago nabimushinja n'umugabo wanjye, usibye ko nubwo ari umugabo nyine ntago ari umugabo mwiza, yari umugabo ukiri na muto, yavutse muri 70 ariko nyine ufite imico mibi. Aranje aramubwira ati ntago nagenda ngo mbimushinze nk'umugabo wanjye, ahubwo ikibazo cyahita kimvukira, ahubwo ikintu nakora njyewe ndashaka kuza kumufatira hehe mu gikorwa. Arambwira ati wona naramuka bikoze, naramuka afite gahunda yo kubikora bitewe n'ibimenyetso ngo yamwerekaga mbere ko nyine ngo abikora, yarazaga akamubwira ngo uyu munsi ngo ntufunge icyumba ndashaka kuza kugusura, nyine akamubwira ibintu nk'ibyo by'ubullshit n'ibiki byose. Bercel aranje aramubwira ati reka nkubwire ngenda naramuka bikoze wowe kunyongorera gato cyangwa ndamuka mubuze ngenzaza mugweho. Urumva? Umugabo rero ngo aza mu cyumba haciyeho nk'iminsi nyine azambuye, ntabwo abikoraga buri munsi ariko yarabikoraga. Aza mu cyumba, ageze mu cyumba asanga uyu mukobwa araryamye, nyine atangira kumukorakora bya bindi byo mugore nyine Bercel wiwe ahita amubura. Amubuze ahita ahamagara polisi, nyine abashandarume cyangwa icy'abasirikare nyine bo Burundi, arabahamagara bamugwaho, ariko nyine ari gufata mushiki we ku ngufu. Amaze kumugwa ari gufata mushiki we ku ngufu niko kuza bamugwaho, bahita bamujyana muri prison baramufunga. Bamaze kumufunga umwana nyine ku mastori y'ubuzima bwiwe niyo ngiye kuvuga. Amaze kumufunga Bercel we nyine yari iwabo Bercel ntago barabakene, barabakire b'i Burundi. Urumva? Bercel iwabo w'umuhungu baraza bavuye babaga mu cyaro, baraza bamubwira ati reka nkubwire mama we w'umukobwa ngo arivuye ngo ngenga ibi bintu byose ndabizi ko byabaga n'igihe byatangiriye, ndabizi umwana wanjye w'umukobwa naramubyaye ntabwo ndusha kumukunda. Abwira Bercel wiwe nyine babwira umukazana wabo ntabwo turusha gukunda umwana wacu, ikintu ugomba gukora funguza umwana wacu, ibyo bindi ntibikureba, ntiwibyivangamo, reka. Bercel abyumvishe ahita afata uyu mwana w'umukobwa, urumva ni umwana nyine ni muramukazi wiwe ariko ukiri mutoya, aramufata ugira ngo afite 15 gutya, niko yari kugenda bimbwira, ntabwo yambwiye like everything ariko yambwiye story yashaka kumbwira. Aramubwira ati ntago nshaka ko nyine wabo w'umuhungu baravuga ati tukamufunguza ikindi, afata uyu mwana w'umukobwa. Urumva? Uyu mwana w'umukobwa nyine amujyana iwabo barabakire, wabo w'umukobwa nyine wo Bercel wabo barabakire. Ni no mpamvu urumuhungu wabo yari abashatse babayeho neza, kandi nakenshi bari babatunze, byari iduka bari barahawe ni wabo w'umukobwa. Urumva? Noneho baratanya nyine nyine aramufata mujyana iwabo w'umukobwa. Amugejeje iwabo w'umukobwa, uyu mama wo muri urwo rugo cyangwa mama w'uwo mukobwa wari Bercel wabo yari umudiplomate, yari umuntu uhora agenda nyine mu bihugu bigiye bitandukanye. Aramufata aramubwira ati urumva n'iki nagukorera? Aravuga ati ngiye ntabwo nshaka gusubira mu rugo kuko namenye ko namu wanjye ibintu byose byambagaho yarabizi, ntabwo ndi umuntu ushaka gusubira iwacu, ndashaka kubaho ubuzima bwanjye nyine, ntabwo bino bintu nabishobora. Umva urangije iwabo w'umuhungu nyine w'umuhungu batesha umutwe umukazana wabo, biba ngombwa ko amufunguza. Amufunguje papa w'uyu mukobwa nyine uyu Bercel wiwe nyine uyu yavugaga mu Bercel wiwe yitaba Imana, haciye igihe gito yitaba Imana. Amaze kwitaba Imana biba ngombwa ko mu gihe bari bagiye bari gushyingura, bari sinzi ukuntu bagombaga kujya gushyingura no kuzana umurambo, ko uwo musaza ngo ntabwo yabaga mu Burundi, yabaga mu kindi gihugu cyo muri Europe, ntabwo ashatse kukimbwira.
bagomba kujya kuzana none biba ngombwa ko uyu mwana bamubwira ati rero urabugiye kubiwanyeho gatoya uko twebwe tugiye kugenda mu bibazo by'uko uyu muntu yapfuye nyine yambwiye ati ni ibintu bya famiye ntabwo nabyumvise neza nababeshya urumva biba ngombwa ko asubiye iwabo mama waramutuka cyane aramubwira ati nta soni gashaka kumfungishiriza umuhungu we bari baramfunguye urugatunguka mutadukanye n'umugore wiwe kubera uburaya bwawe ati turabizi ko ari wamwishinzagaho turabizi ko ari wakoraga bino turabizi mama waramushinja amakosa papa we baramutuka aramubwira turi umusazi nta soni ugira ku myaka yawe turakuzi watangiye kwishinja kuri musaza ufite imyaka 5 urumva ko babizi ko atangiye kumufata ku ngufu akiri umwana ubona ntahita yumva ko niwe munyamafuti niwe wabiteye niwe utuma bamufata ku ngufu niwe kibazo niwe ibintu byose nyine umva yumva ko ariwe kibazo kandi muri wacyo atariwe kibazo urumva noneho bababyeyi bagarutse biba ngombwa ko baza wa mwana nyine baramuhamagara Bersore ngo ntabwo yamuhamagaye yamwandikiye baruwa arambwira twaragarutse uzagaruka kuko bari baratandukanye n'umuhungu wabo bari baratandukanye n'ibiki byose uzagaruke umwana aza kongera gucika iwabo ariko ngo acika iwabo byarabaye bibi na musaza yorongeye kujya mufata ku ngufu byarabaye ibindi bibazo ageze aza kubacika uwo mukobwa yamweje amafaranga niyo bahashe yamwohereje arambwira uzatege bisi gutya na gutya uva hanaha uzi ararangije atega bisi muri amafaranga uwo Bersore yari yamuhaye atega bisi agenda ariko ngo ameze nk'umuntu urwaye umeze nabi nyine atazi ukuntu ameze basanga bagezeyo amara nyine iminsi bamusubiza no ku ishuri atangira kwiga yigaga muri secondaire atangira kwiga yemba ari mu wa mbere muri mu wa kabiri sinzi ishuri yambwiye ko muri deuxième secondaire atangira kwiga amaze kwiga ari mu ishuri no ngo mu ishuri baza kumureba mwarimu arangwaza kurabaza se uyu mwana ntagatwite aravuga ati reka ntabwo yabatwite mu Bersore amazi sembwira uratwite aramubwira ati ntabwo mbizi ko nwite atari ko maze igihe kinini kingana gutya ntajya mu mihango kandi musaza wanjye yongeye kumfata ku ngufu uyu mubyeyi nyine uyu mumama nyine actually ubwo ni nka mama wa Bersore wiwe ahamagara iwabo aravuga ati umwana wanyu w'umukobwa katwite gutya na gutya baravuga ati ese namwe mwamutwaye nyine ngo baramubuze babo batajya no kutukana ati twaramubuze kumbi yaje aho ngaho uwo mwana ni kirara niwe watunara ngatereka ariko icyo ntagaricyo muhamagara nje kuhamagara mbabwiye ko umwana wanjye ndatwite kandi indatwite ni ya musaza aravuga ati baramuvuga ati aramubeshyera musaza we ntabwo ibyo bintu yabikora ntabwo yigeze amukoraho man nyine ibintu bite history yandije actually ni ibintu byari biteye ubwoba arangije uyu mumama aramubwira ati sasa ntabwo nzi ukuntu bigenze kuko yari umudiplomate ariko ngiye gushaka ukuntu nkuvana mu Burundi nkujyane mu kindi gihugu bagukorere abortion bagukuremo iyo nda kuko ntabwo habyarana nande na musaza wawe niko yaje kumufata amushakira ibyangombwa atwite pe aramujyana amugeza mu gihugu ndashaka kuvuga ariko ni igihugu nyine cyo muri Europe amugejejeyo basanga inda yarakuze ntabwo ari inda yavamo nyine byoroshye baravuga ati rero uyu mwana niba yagira nyine niba wowe utamushaka twebwe tuzamutanga for adoption it's okay bajya muri izo process umukobwa arabyemera nyine umwana we aramutanga amuheza famille y'abazungu baba no muri Europe ngo bajya bava muri ntago bamwadopse mu kindi gihugu nyine ni igihugu cyo muri Europe ariko ntago ari igihugu kimwe ngo yabagamo arangije mu mama arangije ngaramubaza aramubwira se urumva ushaka gusubira i Burundi cyangwa uri kuguma ahangaha aramubwira ati ngenda reka nigumira ahangaha na Bersore wiwe nyine aramubwira ati nawe aza kuza baramwemera nyine uwo mama aramurekera aho ngaho aramurekera aramwishyurira ariga amaze kwiga aranakura pe ubu arambwira debi ndi umumama ufite abana 2 b'abahungu naje no gukura ndashaka maze gushaka ndanabyara abana 2 b'abahungu mfite akazi keza niyo histoire uretse ko umugabo wanjye yize ariko ntago ari ibintu bindefinisa cyangwa ari ibintu nyine ariko ni igikomere mgendana iteka ryose nyine kumva ko ntagira famille kandi mfite famille umusaza wanjye aracyahari abi Kigali aba hano mu Rwanda
yaje no gushaka undi mugore, berseri wanjye arahari, uwo mwana yari barabyaranye warahari, ni umwana umwe nimenye ari babiri sibyiza, abari barahari turabana ni nkaho turaturanye, ngiye ntabwo nashatse kure cyane ya berseri wanjye yambereye nka mama, ambera buri kimwe cyose, n'abana be turaturanye, nyine barabizi ko ndi anti wabo, papa wabo nubwo bataza haba, actually benshi ngo batekereza ko abo bana batekereza ko uwo mumama ari na muri umuntu wa mama wabo, ntago batekereza ko ashobora kuba ari umwana wari umugabo we n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngati rero nageze hano ubuzima burahinduka, mbaho neza. Ngati rero ikibazo mfite ni iki ngiki, najyaga njya kuri Facebook cyane, nkaba ndi guscrollinga, nkabona ngiye kubona mbona umusaza wanjye wandi wajyaga umfata ku ngufu aranyandikiye. Icyo gihe ni 2016 niho yabonye nyine niho yabonye friend request, ariko abona message bamwandikiye kera hashize nk'imyaka nk'ibiri cyangwa 3 bamwandikiye, arayisoma asoma. Umusaza ari kumwandikira ambwira ati rero umeze neza, nashaka kuvuga ko papa wacu yitabye Imana, mama wararwaye, ariko nyine abibona hashize igihe. Urumva arangije ati nta wundi muntu dufite twasaba ubufasha uretse wowe kubera ibibazo nibi. Urumva ntiyamusubiza, ati ahubwo umunsi umwe ari guscrolling aho kundi aza kubona umusaza we mutoya nyine wari mutoya kuri we, aramwandikira, batangira nyine kujya bavugana kuri Facebook, bakavuna kuri Facebook, akamwaka amafaranga bakaganira, akamubwira ati nyine nk'umuvandimwe urumva ntiyari amurakariye. Uyu musaza aza kumusaba rero ko yamujyana hehe, yamujyana muri Europe. Urumva arangije arambwira ati nta kibazo ngiye nzagufasha, urumva we afite ubwene igihugu nta kibazo na kimwe. Urumva arangije aramufata amugira ute, amuzana hehe muri Europe, amujyana nyine mu gihugu abamo, yamujyanye 2018. Amaze kuhamugeza nyine barakomeza barabana, amushakira akazi, amujyana mu ishuri, aramufasha nyine we, ariko ari ibintu byinshi atari yaramubwiye nibyo tugiye gucamo. Urumva noneho umunsi umwe nyine bari kuganira, aramubaza se ati nabonye papa yapfuye gute, nze gutaramubwira ati rero nyuma cyagiye uva mu rugo papa twaje kuva i Burundi, turataha tugaruka mu Rwanda, tubaho nyine ubuzi, turagaruka tuba mu Rwanda, tusubira naho twari dutuye kera, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko papa aza kurwara, ararwara yitaba Imana. Abamaze gupfa mama wacu rero we arahari nta kibazo, bitangira no ko bazajya banavugana na mama wiwe, atari ko nyine bakavugana ariko kumva ataramubabarira, nyine bakavugana kuri telefone yanunze. Ikibazo cyose kibaye bakamuhamagara. Urumva ateje ubundi rero ikintu cyatumye uyu mama aza kugisha inama, nyine ikintu cyatumye uyu mama aza kugisha inama ni iki ngiki. Uribuka ko berseri wiwe yari afite abana, menya ari umwana umwe batari babiri, ariko ni babiri menya, ko yambwiye ko ngo afite agahungu n'agakobwa, ari nabo bakuze, ubu n'abana bakuru. Urumva igihugu batuyemo ni hanze, ni nyine ni ntuze, ni hanze, ni ngo abana baje gusigarana k'uyu mukobwa nyine uyu mama n'umugabo we baza kuhasigara. Baje kuhasigara uwo mukobwa bagarutse baramubuze, baramushaka, umwana baramubura, ngo she disappeared or something. Ariko akaba we yari yagiye hasize petit frère we wundi yagize ute yazanye nyine. Urumva arangije aramwaza senze gute, aramubwira ati rero umusozi waravuga ngo sinzi ikintu bapfuye n'uyu mu oncle wabo, we arasohoka ariruka. Umwana baza kumusanga ari hehe, kwa muganga. Urumva baza guhamagarwa kwa muganga, baramubwira abana gutya, umwana wanyu ari hano. Ariko si umwana wacu yagize aho hano gute, ababe bariru nyine mama ariruka nka ajya hehe, kwa muganga. Agezeyo umwana aramubwira ati mami, I want to tell you something. Yes, what? Aramubwira ikintu nshaka kubwira. Our uncle yansanze mu cyumba, no, muri bathroom, yansanze muri bathroom. Urumva ansanga muri bathroom when I was taking a shower, no, when I was doing susu, like yarari kuri toilet nyine ari gukora ibyoroshye. Arinjira muri bathroom arafunga. Amaze gufunga umwana amazi se, umwana mukuru ufite imyaka hafi 20, amazi se what's going on, irenga ahubwo 20 kuri hano. Urumva aramubwira ngo nyine ngo njya mbona ngo uri umukobwa mwiza, ngo ibiki ngo wambabara ukanyereka, ngo wanyereka amabere yawe, ngo wanyereka iyo breast. Hey,
umwana byinshi aravuga ngo abana baba hanze namwe murabazi barasobanutse buriya abana nta mikino bafite namwe I show you what ngo amabere atamubwira ati ngewe aramwana aramutuka nyine aramubwira ati ndakwiyamye ngira ngo nakoreka amabere yanjye rero nyine baratongana byatari umwana itamutuka itasohoka mu gusohoka yiruka hehe yirukira kwa muganga kuko ngo yari yanamufashe nyine ashaka kuyakoraho ku ngufu ageze kwa muganga umwana mumaze se kuje hano aravuga ngo ntago ameze neza mu mutwe ibintu nk'ibyo ngibyo abana bo hanze namwe murabazi arangije ahita abwira uwo amuganga nyine ngahamagara mama we akibyumva ahita sara avuga nta soni bahita bavuga ati ngo nk'ukuntu abanyarwanda nyine bahanduringa ibintu akenshi ngo ntabwo bakunda kutavuga ikintu kibaye ntabwo bakunda kutabagira ute nyine bavuga ibijya mbere n'ibiki byose bahita bataha bageze mu rugo wa muhungu bamusanga n'aramubwira ati tubwire ukuntu bashaka kureba amabere y'umwana w'imyaka 23 tell me how ni gute bashaka kureba amabere y'umwana w'imyaka 23 tell me gute baramutuka baratongana baramushitinga barangije mushiki we ahita agira ute amugurira tike atabimubwiye y'indege urumva amupakirira ibyenda uyu mukobwa nyine kumbwira ati ngewe napakiye imyenda ye mugurira tike ndangije pfunyika n'amafaranga 6,000 by'amayero ndamushyira mu modoka ndamubwira tugende mugeza kuri aeroport ndamubwira iyi ni tike yawe iyi ni amafaranga yawe ibi n'ibi sinshaka kongera kubona muri kino gihugu fata inzira utahe byose ndabiguhereje wibeshya usohoka mu cyumba cy'ugo mpamagara polisi washatse gufata umwana ku ngufu w'imyaka n'umukobwa mukuru ntago ari musi ntago ari umutini or something but uri mwana ni umufamiye yawe narababwiye naravuze musaza wa mukuru wawe yafashe ku ngufu for more than 10 years mbibwiye mama avuga ko ari njye wamwishinzagaho so please go home ati namwinjiza mu kibuga cy'indege making ashaka ko yagiye mu ndege atashye mbega ushaka kwinjiye mu ndege atashye urumva ibyo byo birarangira ndamwirukana ibyo byabaye mu mwaka ushize 2025 arataha agaruka mu Rwanda ageze mu Rwanda yanyandikiye message I mean icyo gihe atagera no mu Rwanda arageze kuri stop yindi yandikiye message arambwira aturi umugome sinigeze ngukunda ubuzima bwacu wabugize amaherere papa yishwe n'agahinda kubera we wabeshyiraga musaza wawe ngo gufata ku ngufu kata gufata ku ngufu aramutuka amwandikira message arambwira ati umumara arambwira ati nshaka kunyandikira cyangwa ntuke I don't care aho kugira wangize mental health y'abana bana ukuntu umusaza wawe yanyangirije mu mutwe I don't care urumva ibyo ngibyo birarangira umuhungu arataha umumama rero arambwira Debbie impamvu nje kuvuga iki kibazo nje kugisha inama nyuma y'icyo gihe cyose berser wanjye wandi wamfashije wandi nyina yanzanye hano wundi uzubuzima naciyemo bwose yarandakari yaranyanga ubu ntitukivugana acahangacaha ngerageza kumusaba namusabye imbabazi ibyo bintu no kuva mu kwa gatatu kuma kushiza agiye gushira umwaka mwinginga musaba imbabazi amubwira ati ndakwinginze wambabari amubwira ati nari nyine berser amubwira ati nari nakubujije kongera kuvugana n'iyi famiye yawe atariko amaraso burya ntago ari amazi ngiye naramurike ko ari umugabo wanjye aragenda nubwo yancaga inyuma nubwo yankoreraga ibiki byose n'ibiki byose no gufata ku ngufu atariko narakubabariye ndavuga ati hoya bitewe n'ibintu naciyemo ntago nagomba kukurakarira ariko niba bigeze ku mwana wanjye na famiye yawe ndakwiyamye I don't want you mu buzima bwa nyambwa Debbie uyu mu berser wanjye nubwo atari umugabo atari mu rukuru wanjye atari iki cyane ndamukunda ku rwego n'umugabo wanjye nanuka ntikiro buri munsi ubuzima bwanjye buri marembera umugabo wanjye ntago ari umunyarwanda no muri West Africa ariko nawe arabizi ko mukunda tumwamusabye imbabazi twaramwinginze ubu yarimutse yavuye hano kwari duturanye ajya kuba handi hantu ati guys mumbare mungire inama ukabwarana ukuntu natuma berser wanjye ambabarira kuko ndaremerewe umutima uhurucira urubanza nubwo namutegeye nkamwirukana musazanye nkambwa ati va hangaha urumva tutitaye kuri trauma yari banteye tutitaye ku musaza wanjye mukuru yamfashe ku ngufu tutitaye na namba
Berse ranjye ageze anavuga ati n'ubundi nawe wabyaye abana b'abahungu bafite amaraso y'uwanyu bashobora kuzajya bafite abana ku ngufu. Urumva rero umva sinzi icyo nakora. Nabwiye n'uwo mama nyine uyu mama w'uyu Berse ati amfasha musabira imbabazi. Berse ranze kubyumva. Uyu mukobwa ntago azi icyo agomba gukora, ntago azi icyo agomba kuvuga, ari kugisha inama yasaze ibibazo byavutse. So guys mumugire inama akora iki? akora iki? Anyway, mgereka ngire inama icyo akora. Don't give up. Keep begging, keep asking for forgiveness. But niba uyu muntu maze umwaka atarakubabarira, sinzi icyo atekereza, ariko ndibaza azakubabarira. Kandi uburyo umubyeyi nawe bashikiye gufata umwana ku ngufu, bro, natari. Anyway, none baza gushaka gufata ku ngufu umwana wa musaza wawe, abantu bafata ku ngufu bashiki bawo bo si atari. Yeah, that was the story, guys. Don't forget to do subscribe, don't forget to do anything, and guys, bye bye. Kisses.